Niba ufite telefone yawe mu kiganza, reka dusengane. Mana ndagushimira ndaguhimbaje kubw'uyu mwanya tugeneye, ndagushimiye ndaguhimbaje yuko wemereye uyu muntu kuba akiri kureba ino video. Mbe na mbere ndagushimiye ko wabanye nawe, wamurengeye kuva mu gitondo akageza kino gihe yagiye ku mukabazima. Niba ari kureba iyi video, ni ikimenyetso cy'uko agiye ku mukabazima. Mbe na mbere turagushimiye ko waturinze tugiye ku mukabazima. Kandi mbere yuko tugira ikintu tuvuga duciye bugufi ku mazu tubabarira ibyaha byacu, umunsi wawuzuyemo ibintu byinshi, turakwinginze kugira ngo tubabarire ibyo twavuze, ibyo twatekereje, ibyo twarebye, ikintu cyose kitagaragara neza amaso yawe twakoze duciye bugufi kugira ngo twese dutunganye dukore umugabo w'ibyaha mwami. Tukweretse mwami gahunda zose z'uyu munsi ndetse n'iz'igihe kizaza, ndakwinginze kugira ngo udushoboze mwami. Ahari hari impamvu wemeye ko uyu muntu abona ino video, ahari ashobora kuba ari guca mu bihe bigoye, ahari hari icyifuzo afite imbere yawe, ahari hari ibintu byamucanze atari gusobanukirwa, ariko mwami uri Imana ijya ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twe dutekereza mwami. Data njyewe nubwo ndi kure ariko wowe umwuka n'umwe kandi tuba twegeranye. Ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora, ugende mu buzima bw'uyu muntu, ugire ibyo uhindura, umusobanurire ibyo adabashije gusobanukirwa, uhaze kwifuza k'umutima we mu izina rya Yesu. Kandi ikiganza cyawe kibe kuri we, protection y'ijuru ibe ku buzima bwe, kandi uhaze kwifuza k'umutima wawe. Ariko ikiruta byose mwami we, umeye gukura muri wowe, umeye kwibwira ibyawe ku manywa na nijoro, umeye gukurikiza mwami ijambo ryawe, umeye gusoma ijambo ryawe, umeye kuguma mu bihe byawe, umurinde gutwarwa n'iby'isi, ahubwo umukomereze amaboko, umeye kwera imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo bibashe kugirira akamaro abamubona. Ndakwinginze kugira ngo ukore ibikomeye, reka ahari amarira uhashyire ibyishimo, reka ugire imisozi wegezayo ndetse ugire n'ibyiza umuremera mu buzima bwe, reka ahari amarira uhatereke ibyishimo. Reka data nyuma y'iri sengesho uzakora ibikomeye, maze nawe azagushima avuga yuko uzaba waramukoreye ibikomeye. Ndabizi ko iri sengesho ritari impfabusa, hari ikintu gikomeye ugiye kurikoreramo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabyizeye, amen.